urabizi se ibyago bikomeje kuba byazira Niyori cyane. Niyori akomeje kuba yagwa mu mutego wa Yves akomeje kuba yamutega imitego myinshi, ndetse Niyori nawe akagenda azazigwamo gake gake. Niyori akomeje kwita mu kagozi, Yves imipango yikomeje gucamo. Niyori nta nubwo yakeka ko bari no kumugambanira kugira ngo babe bamutwara Nyambo. Ese Yves mubona ibintu byose byo bari gukora bizageraho bikamuhira agatsindira Nyambo by'ukuri? Ese ubona Yves ibi byose byo bari gukora bizageraho bikamubera ukuri byose? Ese ubona Niyori azageraho agatuma Yves areka kuba yamugendaho? Guys, turabizi ko Yves ikintu cyose cy'abari gukora bari kugira ngo abe yatsindira Nyambo, kandi turabizi ko na Niyori ikintu cyose cy'abari gukora bari kugira ngo abe yagumana Nyambo. Kandi Yves tukaba tubona umunsi ku munsi bari gupangira Niyori imipango nyinshi zo kugira ngo abe yamutanya na Nyambo. Kandi turabizi uburyo Niyori akundamo Nyambo, nawe ntaba yifuza kuba yamureka. Ariko turabizi ko Yves nawe uburyo yemeramo Nyambo kugira ngo abe yamucika byava kure. Yves uburyo nawe akundamo Nyambo aba ashaka kugira ngo amuhorane ari wenyine, kandi turabizi ko Yves adakundana na Nyambo. Turabizi ko Nyambo nawe kugeza kuri ino saha turabizi ko atemerera kuba yakundana na Yves. Ese guys, bibaye Niyori akajya mu mujyi akaburirayo, ese ubona Yves afite amahirwe yo kuba yakundwa na Nyambo? Ese ubona bishoboka ko Yves yabona urukundo rwa Nyambo mu gihe Niyori yaba yabuze? Guys, rero icyo ngusaba no kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe kuri Filime Yacu Ibanga, ndetse ube wanakora subscribe maze tukomeze tugendane mu zindi benefits za Filime Yacu Ibanga tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Turabizi ko Filime Yacu Ibanga muyikunda, kandi turabizi ko abakinnyi bose bakina muri Filime Yacu Ibanga turabizi ko mubemera. Rero icyo ngusaba no kugira ngo watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wimva kuri Filime Yacu Ibanga. Turabizi ko Niyori nawe akora ibishoboka byose kugira ngo abe yagumana Nyambo, kandi na Nyambo nawe turabizi ko ibintu byose yabikora ku bwa Niyori. Turabizi ko Nyambo buri gitambo cyose byasaba kugira ngo agitambe kuri Niyori, turabizi ko Nyambo yagitanga. Turabizi uburyo Nyambo yemeramo Niyori, turabizi ko nta wundi muntu yemera kuba yaha urukundo Niyori agihumeka umwuka w'abazima. Ese guys, Yves afite amahirwe? Ese Yves nakomeza guhatana azabigeraho? Ese Yves mubona uru rukundo azagera akarutsindira? Guys, rero icyo ngusaba no kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe, ube wambwira ukuntu wiyumva kuri Filime Yacu Ibanga. Niba uri umunyamuryango wa VK Empire, ndetse ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ndetse ukaba warabaye umunyamuryango wa Filime Yacu Ibanga, ikintu cya mbere kiba gisabwa ni ukugira ngo bakora subscribe hano kuri VK Empire, maze ujye ubona ibikorwa byose babiri guca hano kuri VK Empire, ndetse tujye dukomeza tugendana mu bindi bikorwa byose tukubageza umunsi ku munsi. Guys, rero Nyambo, Yves ndetse na Niyori bakomeje kujya mu gahirahiro k'agahinda. Yves akomeje guta umutwe birenze. Yves akomeje kuba yasazwa no kuba Niyori na Nyambo bari gukundana, ndetse akomeje kuba yata umutwe kubera ko aba ari kubona Niyori na Nyambo bari kumwe. Ese guys, Yves mubona afite ishingiro ryo kuba yata umutwe? Ese ubona Yves ibintu zo bari kwigira bari ibintu bya nyabyo? Ese ubona Yves amakosa yose bari gukora ari amakosa y'ukuri? Ese ubona Yves azakomeza agahatanira urukundo rwe akazarubona? Ese ubona Yves bishoboka ko yazatsindira Nyambo mu minsi zizaza? Guys, rero turabizi ko bigoye ko Yves yazabigeraho. Turabizi ko mu gihe Niyori agihumeka umwuka w'abazima, turabizi ko Yves bizamugora kugira ngo abe yatsindira Nyambo. Kandi na Nyambo turabizi ko mu gihe atarumva ko Niyori akiri ku isi, turabizi ko Nyambo nawe atazigera ahemukira urukundo rwa Niyori. Turabizi ko Nyambo nawe uburyo yemeramo Niyori turabizi ko atamuhemukira. Guys, rero wowe ikintu musaba no kugira ngo nuze kubura kuri episode kurikira Filime Yacu Ibanga. Yves
na Nyambo ndetse na Niyori byabo turacyabitegereza ngo turebe ukuntu bizagenda. Wowe icyo ngusaba ni ukugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe wambwira ukuntu biva kuri filime yacu Ibanga. Ese guys, wowe kubona Mutesi yagize amagambo menshi akamurenga ndetse yanavuga ukuri bakavuga ngo ari kuvuga ubusurwa, ese guys ubona dete basuzugura nibamara kumva neza ko noneho yatwaye Gahima burundu, Gahima ko batifuza kuba yanagaruka, ese ubona noneho bazajya hehe? Mutesi ari kubaburira bose bakamugira umusazi. Mutesi bari kumugira umusazi ngo ntago yaryamana na Gahima, ngo Gahima ngo ariyemera cyane ngo ku buryo ataryamana na Mutesi. Ese guys, aba bagira umusazi Mutesi noneho nibaza kumva ko ibintu Mutesi babyara ukuri, mubona bazajya he? Ese ubona noneho Jojo atiyahura? Ese ubona kuba basuzuguye Mutesi bakanga kumutega amatwi ubona batazabyicuza? Ese ubona atari cyo kintu cya mbere bazaheraho bicuza? Guys rero turabizi ko Mutesi nawe nubwo agira ubugambo bwinshi, turabizi ko hari igihe ageramo ubugambo akabugabanya akavuga ukuri. Turabizi ko Mutesi nubwo agira ubugambo, turabizi ko nawe hari igihe agera akavugisha ukuri. Ese guys, ubona Mutesi bagira umusazi, ubona ibintu bizavuga atari byo? Ese wowe utekereje ko Gahima boka kanya yamaze kumenyekanwa karyamana na Dete, ese ubona Jojo yakora iki? Ese ubona Jojo hari ikintu yakora cy'ukuri ku buryo noneho Gahima yabyicuza? Guys rero icyo ngusaba wowe no kutabura kuri episode kurikira filime yacu Ibanga, cyangwa se ngo ubure kuri Ben Center yose filime yacu Ibanga, ndetse uvuye no kuri VK Empire udakoze subscribe, ndetse undatanze n'ibitekerezo byawe ngo dukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys rero wowe icyo ngusaba ni ukugira ngo bagira Jojo inama y'ikintu yakora. Turabizi ko barangije kugira umusazi Mutesi ngo ngagira ubugambo ndetse ngagira ubusurwa byinshi, ngatangiye no kuba yateranya Jojo na Gahima kugira ngo abe yatwara Gahima, kandi Mutesi turabizi ko ibintu byose byaba ari kuvuga ari ibintu by'ukuri. Ese guys, ubona Jojo kino kintu yanze kumvira Mutesi atazakicuza? Ese ubona bitazageraho Jojo akicuza impamvu yanze kumvira Mutesi? Guys rero icyo ngusaba ni ukugira ngo ntuze kubura kuri episode kurikira filime yacu Ibanga. Ese guys, wowe kubona noneho filime yacu Ibanga afashe indi ntera, ese wowe hari akantu ubona muri filime yacu Ibanga kakakubaka? Ese filime yacu Ibanga ikungura iki? Ese filime yacu Ibanga iyo uri kuyireba igusigira iki? Ese kwigisha iki? Guys rero ni muri umunyamuryango, murabizi ko tubakunda, ikintu cyose muba mushaka nicyo mubona. Niba ukunda Ibanga ndetse ukaba ukunda Miss Nyambo ndetse ukaba ugeze hano no kuri VK Empire ngo tube tuganira kuri episode ziraza gusohoka mbere aha, icyo ngusaba no kugira ngo ube wakora subscribe maze dukomeze tugendane mu bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys rero turabizi ko ubu ngubu tuvugana Tereza arishimye, Tereza nta gahinda arimo, Tereza ubu ngubu tuvugana ari mu munezero wo kuba Imana ikomeje kumusubiza ibibazo byose byo bari kwibaza. Tereza turabizi ko ubu ngubu yishimiye kuba afite umuhungu mwiza, kandi turabizi ko hari abatishimye kubera ko bamaze kubona isura ya Tereza. Turabizi ko Papa Kiramani we iki kintu kimubabaza cyane kuba Tereza akiri muzima. Turabizi ko Papa Kiramani ababazwa no kuba Tereza agihumeka umwuka w'abazima atarapfa. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Papa Kiramani arimo gushakisha Tereza ku bubi no ku bwiza. Turabizi ko Papa Kiramani buri kimwe cyose yagikora ku bwa Kiramani. Turabizi ko Papa Kiramani namara kubona Tereza mbere akamubona mbere y'abandi bose,
turabizi ko azahita amwica atarinze yajijinganya. Turabizi ko uburyo amwangamo ataba yamwifuriza kuba yarama ku isi. Turabizi ko na Tereza nawe abizi ko bagiranye amasezerano ko nazigaragaza imbere y'umuhungu we azahita yishwa. Turabizi ko ibi byose byo Tereza yakoze ari amakosa. Ese guys, Tereza mubona we atagenda yishira mu byago birenze? Ese bona Tereza atagenda yikura amata ku munwa? Ese guys, ngahibaze noneho Papa Kiramani namara kumenya ahantu hatuye hanyaho, ibaze noneho ukuntu bizaba bimeze. Ngahibaze ukuntu noneho Tereza namara kumenyerwa ahantu hose hatuye, ngahibaze Papa Kiramani ikintu cyo azamukorera. Guys rero icyo ngusaba no gutabara kuri episode kurikira filime yacu Ibanga, ndetse no gutabara no kuri Benesense zose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi za filime yacu Ibanga. Guys rero wowe icyo ngusaba ni ukugira ngo batega amarwi ibikorwa byose mani gukora umunsi ku munsi, ndetse ube wanatega amarwi Benesense mani kubagezaho umunsi ku munsi. Guys rero turabizi ko urukundo rukomeje kuba rwogera kuri Niyori na Nyambo, ndetse Yves nawe agashari gukomeje kuba kamwica kubera ko adakundwa nk'abandi. Turabizi ko na Dete na Gahima nabo bakomeje kugendana kururukuru hejuru no hasi. Turabizi ko Gahima akomeje kugenda yikurura kuri Dete burenze. Guys rero icyo ngusaba no kugira ngo nuze kuri episode kurikira filime yacu Ibanga. Kiramani we ibye byakomeje kuba ibindi. Ese guys, wowe utekereje ko kano kanya Kiramani akunda Queen bya danje, kandi tukabona ko Kiramani noneho ibintu by'abari gukora byose ababihisha Queen? Ese ubona Kiramani ari gukora ibintu bya nyabyo? Ese guys, wowe utekereje neza ukambwira ngo Kiramani ubona atari we James? Ese ubona Kiramani niba atari we James, ubona Kiramani atari we ufite phone ya James? Queen arajya guhamagara James, Kiramani akabanza ashyiramo akadege. Ese mubona bino bintu bisobanuye iki? Ese ubona Kiramani we na James bahuriye he? Ese guys, byaba bishoboka ko Kiramani yaba ari we James bya nyabyo? Ese ibaze none usanze Kiramani ari we James bya nyabyo, ibaze noneho ikintu cyaba. Ese Queen noneho yemera kuba yaha urukundo Kiramani? Guys rero turabizi ko Kiramani yemera Queen byadanje ku buryo buri kimwe cyose cyamusaba ku buryo yagitanga kugira ngo abe yegukana Queen, kandi turabizi ko na Queen nawe yemera James byadanje. Kandi tukaba tubonye ko Kiramani ubu ngubu tuvugana hari ahantu ahuriye na James. Turabizi ko amaze kubona ko Kiramani ubu ngubu tuvugana hari ikintu gihuza Kiramani ndetse na James. Tumaze kubona ko Kiramani Queen ari kujya guhamagara James, Kiramani akabanza yashyiramo akadege. Ese bino bintu mubona bisobanuye iki imbere ya Queen? Ese ubona bishoboka ko Kiramani yaba ari we James? Guys rero icyo ngusaba ni ugutabara kuri episode kurikira filime yacu Ibanga. Turabizi ko Kiramani akomeje guhatiriza Queen ngabe yakundana nawe. Turabizi ko Kiramani akomeje kuba yashakisha urukundo kuri Queen. Ese mubona zarubona? Ese ubona Queen yemerera gukundana na Kiramani? Turabizi ko Queen nawe mu gihe James ataba hari, turabizi ko Queen yemera gukundana na Kiramani. Ese mubona Kiramani afite amahirwe yo kuba yakundwa na Queen? Ese Kiramani abaye ari we James mubona afite amahirwe yo kuba yagomana na Queen? Guys rero icyo ngusaba no kutabara kuri episode kurikira filime yacu Ibanga, ndetse ntuze kubura kuri Benesense zose filime yacu Ibanga. Niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, icyo ngusaba ni ukuba ukora subscribe hano kuri Venke Empire, ubundi ukaba umunyamuryango wa Venke Empire ukajya ubona ibikorwa byose mari kubagezaho umunsi ku munsi. Guys rero urukundo rukomeje kuba rwa rundi. Inkundo za filime yacu Ibanga zikomeje kuba zaba izindi. Dukomeje kubona abakundana muri filime yacu Ibanga bakomeje nabo kuba bahishanya amabanga arenze. Niyori bamushizemo
kindi cyo kuba yahisha abantu bose ko agiye kongera gusubira i Kigali. Niyori bamwishe mu mutwe ko bagiye kumujyana i Kigali gukora akazi karenze. Yves akomeje kuba yagira injiji Niyori birenze. Niyori nawe akomeje kuba yahwinjerika byadanje. Ese Niyori mubona amafuti yose bari gukora umunsi ku munsi mubona atazamugaruka? Ese umunsi Niyori bazaba bamutwaye inyambo mubona Niyori atazabyicuza bino bintu byose bari gukora umunsi ku munsi? Guys, rero turabizi ko Niyori nawe nubwo akunda nyambo, turabizi ko amukunda bucuri, turabizi ko atamukunda ukuntu bikwiye, turabizi ko uburyo Niyori akunda nyambo nawe amukunda atamukunda. Turabizi ko nyambo na Niyori bakundana, ariko Niyori nawe akagenda azanamo ubuntu bw'ubwana mu rukundo. Ese guys, Yves mubona umupangu we numara kugerwaho akaba yajyana Niyori mu mujyi, mubona noneho afite amahirwe yo kuba yakundwa na nyambo? Ese ubona bishoboka ko Yves yakundwa na nyambo bakagumana mu gihe Niyori ataba yabivangira mu mubano wabo? Guys, rero turabizi ko Yves uburyo yemeramo nyambo buri kimwe cyose yagikora ku bwa nyambo, kandi na Niyori turabizi nawe uburyo yemeramo nyambo buri kimwe cyose yagikora. Na nyambo nawe turabizi uburyo yemeramo Niyori buri kimwe cyose yagikora kugira ngo abe yagumana na Niyori bya nyabyo. Ese guys, Yves utekereza ko azagera ku mupangu we? Ese Yves mubona azahirirwa n'ibintu by'abari gupangira Niyori? Guys, rero icyo ngusaba no kugira ngo ntuza kubura kuri episode kurikira filime yacu Ibanga, kandi icyo ngusaba no kugira ngo ube waba umunyamuryango wuzuye wa filime yacu Ibanga, ukora subscribe hano kuri Venke Empire. Guys, rero nagutsindiye, ndagusaba kutabura kuri episode kurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane kandi mumenye ko muri abantu b'agaciro hano kuri Venke Empire, kandi twongere duhure ku episode kurikira filime yacu Ibanga. Ciao, ndabakunda cyane.